mbonye umurimo munini korari zikora kugera kuri ibi bintu byose mwaravunitse, ariko nimuhumure mukorera Imana izabahemba. Ntabwo leta yahemba abarimu ngo ihembe abantu bose bashoboka, Imana izananirwe guhemba abayikorera. Dukorera Imana izaduhemba kandi umuntu wese akanyurwa, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Iyo turi aha hantu hitwa hera, hitwa hehe? Umuntu wese uhari, sinshaka guhindura icyigisho, aturiza Imana, sibyo yemwe? Nabonye ibintu bitandukanye n'iby'iwacu byinshi byiza, ariko icyo ngicyo cy'iwacu ntitukigira. Nta muntu ujujura mu rusengero. Impamvu nini waba ufite uko ingana kose, aha hantu hitwa hera. Abantu bose bahanga amaso hano ngo hari barebe ko umutambya hava amahoro, kandi buri muntu wese mu ishyanga rya Isiraheli hawe umugisha. Murankurikiye? Iyo Abisiraheli babaga bicaye aho ngaho muri bareba hano, babaga bareba kuri efodi Aroni cyangwa abahungu be babaga bambaye, yabaga iriho amabuye 12 hano mu gatuza, ibuye ryose rihagarariye umuryango wa Isiraheli. Kandi iyo yabaga havuye bakabona amabuye yaho aracyashashagirana nta ryahinduye ibara, bamenyaga ko Uwiteka bemeye muri uwo mwaka. Rero buri wese ajya asengera mu mutima hwari rwose, bya bintu ubona abantu rwose baba bafite umunwa wabyimbye byabananiye gucecekoya, mujye muturiza imbere y'Imana kandi pe mubikora umuco. Abagatulika ntibajya bajujura, abasilamu baragenda bagakora ibyo bakora, abayehova bawagira ngo umunwa bawusiga imuhira. Kubera iki twebwe iteka muri iyi nzu y'Imana usanga twuzuye kujujura? Use mwatangazwaga nuko New City ifite abaririmbyi benshi? Hari izindi kora ziba zifite abantu 70-80, baranabonaga bari muri 40. Ubutaha rero bantu b'Imana kujujura hoya, mujye mutuza. Mukanye igitaramo kiraje kibe ibikobwa kobwa gufana nk'abafana Rayon Sport hoya. Aha hantu hitwa mu nzu y'Imana, tujye tuhaturiza. Kandi ikintu gikuru kizakwereka umuntu usubiye inyuma, izindi ngingo nushaka uzibagirwe, atangira kwihunza abantu b'Imana cyangwa abantu bayobotse Imana. Iratagese bwirimo kanaka ntabwo ndi buyigendemo, twagenda turirimbira twigisha amigisho nta giparu wasangamo. Niba muri mu muganda aho yasinegerana na kanaka, burase muravuga iki? Nibiri atangira kwihunza abantu bari mu nzira y'Imana cyangwa abantu aziho ko bafite mwuka w'Imana. Efrayimu yivanze n'andi moko. Efrayimu ni nk'umutsima udahinduwe ugashyira uruhande rumwe. Aba bantu bateje akaga. Izina ry'Imana riratukwa mu bapagani kubera aba bantu bateye batya. Nibyo? Nukuri ntabwo ndi mu mavugurura. Ntabwo icyigisho cyanjye kigomba gukora mu nguni zose. Oya. Ariko birababaje kuba tujya mu iguriro rimwe, turi abadivantisi umunsi wa 7 bahagarariye amahame azwi asobanutse, afite aho atangirira naho arangirira, atari ikintu kigoranye. Tukagura ibintu bitandukanye, tukajya ku meza amwe aya abita meza, tukarya bitandukanye. Ntabwo ino bihaba muri abantu beza cyane. Tukajya mu kazi kamwe dukora, umwe akemera ibi undi ntiyemera ibi, bati uyu si umudive mwene wanyu? Ni hehe barezwe? None kubera iki ibi bintu byakuzanye ugakora costume ukazana abantu ugakinga inzu ntibigire mu mirima? Ibi bintu kwabigiye mukabijyamo bikarangira cyangwa ukabireka ukigumira yuba. Ibyo bintu finindi ruswa na sararoka. Nukuri icyakora hari Imana ihindura ibyananiranye. Hari Imana ihindura ibyananiranye. Hari Imana ihindura ibyananiranye. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24 umurongo wa 14. Nziza, musi umunezero, isabato nziza.
kandi umunsi w'umunezero. Shimiye Imana, n'ubwa mbere ngeze hano hantu, ariko icyo nshimiye Imana nuko nsanze hari abantu dusangiye inzira ijya mu ijuru. Nari naragerageje ngera ku mushuti wanjye witwa Bararendeza, ariko hari ukuntu baje badukatisha nta mapu cyangwa se n'igishushanyo, nyoberwa kwa Bararendeza, ariko ndavuga nti twaharenze, aho turi ahangaha twaharenze. Rero nejejwe no kugera mu Kinigi. Nkigera hariya hanze nabonye ukuntu mufite imbuga nini, mufite urusengero rwiza runini. Shimira Imana ko ifite abantu bayo, izina ryayo rihabwa icyubahiro. Reka rero nshime ababwiriza bagenzi banjye bambanjirije, korali ya hano New City, ababimbuzi, Desert, n'abandi turi buze gufatanya nyuma ya saa sita. Imana ibaha umugisha. Mbonye umurimo munini korali zikora kugera kuri ibi bintu byose mwaravunitse, ariko nimuhumure, mukorera Imana izabahemba. Ntabwo leta yahemba abarimu ngo ihembe abantu bose bashoboka, Imana izananirwe guhemba abayikorera. Dukorera Imana izaduhemba, kandi umuntu wese akanyurwa, izina ryayo rihabwa icyubahiro. Kandi ntimucike intege, aho mutegeza amaso Imana irahari kandi ifite abantu bayikorera. Mbere yuko dutangira, mureke dusenge. Turagushimiye Uhoraho, uhabwa icyubahiro. Iyi mbaga icaye aha iguteza amatwi uyiganirize, kandi nkuko twagusabye wowe Mwuka Wera n'Umwana mubane natwe, imitima yacu itahe ihagijwe ijambo ryawe, mu izina rya Yesu, amen. Bampaye briefing cyangwa se kwitwararika, nkiri inyuma hariya bati wibeshye urenze saa sita. Mba hariya ntatekanye ndeba isomo ririmo riruta irindi muyo mfite kugira ngo saa sita zitandengana. None umuntu nyakiriye yangiriye neza, nyambukije saa tano no muri saa sita ngo pa. Ubwo rero icyo nkora nanjye sindi burenze saa sita, sibyo se? Ansabye gukuramo, nta nubwo nteranye, nanjye saa sita sinyirenze. Aramperekeje no muri saa sita mu kadomo ngo pa, ati saa sita nawe urebe uw'inkoni ubushoje. Ubwo rero umuyobozi ni musanze koko ndisansura. Ntaruko mwa ndisansura. Aya manywa mureke tubumbura ibyanditswe byera. Ikindi kintu nabonye ntaragenda, mwa abantu mwe rero niba Fideli wa hano atarabibabwira, iyo turi aha hantu hitwa hera. Hitwa hehe? Umuntu wese uhari, sinshaka guhindura icyigisho, aturiza Imana, sibyo yemwe? Nabonye ibintu bitandukanye n'iby'iwacu byinshi byiza, ariko icyo ngicyo cy'iwacu ntitukigira. Nta muntu ujujura mu rusengero. Impamvu nini waba ufite uko ingana kose, aha hantu hitwa hera. Abantu bose bahanga amaso hano ngo hari barebe ko umutambya hava amahoro, kandi buri muntu wese mu ishyanga rya Isiraheli hawe umugisha. Murankurikiye? Iyo Abisiraheli babaga bicaye aho ngaho muri bareba hano, babaga bareba kuri efodi Aroni cyangwa abahungu be babaga bambaye, yabaga iriho amabuye 12 hano mu gatuza, ibuye ryose rihagarariye umuryango wa Isiraheli. Kandi iyo yabaga havuye bakabona amabuye yaho aracyashashagirana nta ryahinduye ibara, bamenyaga ko Uwiteka bemeye muri uwo mwaka. Rero buri wese ajya asengera mu mutima hwari rwose. Bya bintu ubona abantu rwose baba bafite umunwa wabyimbye byabananiye gucecekoya, mujye muturiza imbere y'Imana, kandi pe mubikora umuco.
Abagatulika ntibajya bajujura, abasilamu baragenda bagakora ibyo bakora, abayehova bawagira ngo umunwa bawusiga imuhira. Kubera iki twebwe iteka muri iyi nzu y'Imana usanga twuzuye kujujura? Use mwatangazwaga nuko New City ifite abaririmbyi benshi? Hari izindi kora ziba zifite abantu 70-80, baranabonaga bari muri 40. Ubutaha rero bantu b'Imana kujujura hoya, mujye mutuza, mukanye igitaramo kiraje kibe ibikobwa kobwa gufana nk'abafana Rayon Sport hoya. Aha hantu hitwa mu nzu y'Imana, tujye tuhaturiza. Aya manywa umutwe w'ikigisho uravuga ngo unambe ku Mana. Ukora iki? Ukora iki? Unambe ku Mana. Ntabwo ndi buvuga ibintu byinshi n'ibitekerezo kugira ngo saa sita itancika, ariko iyobokamana iri ngiri rye nsangiye namwe kuva kera kose cyane habayeho abantu dusoma bariyobotse kandi bararyiyemeza, batangiriye inzira namwe murimo. Ariko ikibabaje cyangwa gitangaje, ntabwo ariko bose bashoje uru rugendo. Ntabwo ndi bubatanga ingero z'abantu benshi, ariko iki kintu mwinjiyemo cyitwa iyobokamana, hari abantu benshi bagitangiye nk'uko mwagitangiye, ariko benshi ikibabaje ntabwo barangije nk'uko ngo barangirize ku murongo bagomba kurangirizaho. Umuntu arafata agatangira inzira y'Imana, akabatizwa, agashimwa, agahabwa inshingano kandi akazikora. Ariko igihe cyagera muri we nta muntu bagiye inama, agatangira kubona cyangwa kwiyumva muri we hari ibyo atakemeranya nabyo muri we imbere. Uwo muntu rero aratangira akareba ko nta muntu umureba iruhande rwe, nuko ati ubwo ntari mu Kinigi kandi ariho mvuka, nkaba ndi Musanze hano nta muntu nzi, wampa kuri aka kagage gasembuye. Akakanywa agakombe kamwe, nuko ngo agafata urutorya akarurya kugira ngo ataza kugira umuntu umumenya. Aba bantu bitwa abantu basubira inyuma. Abantu bagenje bate? Reka turebe intambwe 10 cyangwa se ingingo 10 ziranga umuntu utangiye gusubira inyuma. Umuntu utangiye kugenza gute? Umuntu utangiye kugenza gute? Yemwe umuntu utangiye kugenza gute? Uyu ni umuntu abantu bari bazi ko nawe rwose amaramaje agambiriye igihugu gihoraho, ari mu nzira ijya mu ijuru, ariko muri w'imbere hahandi yafatiye ibyemezo byo kwiyegurira Imana, hahandi yafatiye ibyemezo byo kuyoboka Imana, muri we agatangira kwirwanya. Nuko dore ingingo ya mbere. Icya mbere ni uko urya muntu aba atarahindutse wese. Ntaba yaragenje gute? Ntaba yaragenje gute? Kugira ngo saa sita itancika, twari gusoma igitekerezo cy'Abisiraheli bava mu Egiputa. Ibyago byatumye abantu bafata ibyemezo byo kujya i Kanani batahazi, batahemera, ariko ibyago byari mu Egiputa bituma abantu bahaguruka baragenda. Abo bantu ntabwo bari bahindutse. Abo bantu ntabwo imitima yabo yahindutse, maze Imana kugira ngo ibibagaragarize batinda kugerayo. Nuko bati tungurusumu na watermelon twaryaga mu Egiputa ntizari ziryoshye, ubu ngubu batangira kwivovota. Umuntu utangira gusubira inyuma, hari amahame atemera y'inzira arimo. Icyo ni ikimenyetso kibanza cy'uko umutima utahindutse. Nuko agatangira kubona ibyo mu nzira y'Imana hari ibyo anenga, atesha agaciro, nuko agatangira gukumbura ibyaho yavuye. Ikintu cya mbere, ingingo ya mbere, nuko umutima w'uwo muntu butarahindutse. Cya kabiri, atangira uko ashoboye kose kwiyibagiza iby'Imana, kandi agatangiza kwirengagiza iteka rizacirwaho abatubaha Imana. Ubundi dutangira
umuntu atangira avuga ati Mana, ubwo unyijije ibyaha nzaboneka mu bwami bwawe, urupfu ruzarya abanzi b'Imana ntacyo ruzankoraho. Nuko umuntu akaba agambiriye ko avuye mu rupfu ahubwo ageze hehe? Iyo umuntu atangiye gusubira inyuma rero arareba akaga katumye afata urugendo, agafata icyemezo, akumva agatesheje agaciro atoya. Harya ubu baravuga ngo umuntu azapfa. Rimwe ndi umunyeshuri niga muri segonderi, bashyize ikizamini ku isabato nanga kugikora, nisanga ndi jyewe jyenyine wanze gukora icyo kizami. Maze nari mfite umwarimu aranyegera w'umunyarwanda rwose uvuga ikinyarwanda, ati wakana we, ubu uri yicira ubuzima kuki? Harya ubu koko wemera ko hazabaho inyanja y'umuriro? Araseka cyane, yari mwarimu ntacyo nari kurenzaho. Ko habaho inyanja y'amazi mutaraba ibigoryi ngo mupfe nabi, ubu barakwigisha bakwemeza ko hariho inyanja y'umuriro. Ngwino ukore, kuko n'aba bose bakoze hariho abazajya mu ijuru. Ingingo ya kabiri yavugaga ngo umuntu atangira kwibagiza iby'Imana, akiyibagiza ibyo gucirwaho iteka n'akaga gategereje abava mu nzira y'Imana cyangwa batarayigezemo. Petero avuga neza ubwo yanditse avuga ati, niba Imana izacira imanza abayubaha, abatayubaha bizagenda bite? Amasomo nk'aya umuntu usubira inyuma nta kintu amumarira. Atangira kwibagiza Imana ndetse akaniyibagiza iteka rizaciraho abavuye mu nzira y'Imana. Kandi ingingo ya gatatu, bareka gahoro gahoro gukora ibikwiriye mu rwihisho. Nicyo natangiriyeho. Kabona umuntu atangiye kureka gukora neza bizi, muzabibona iyo umuntu atangiye gusubira inyuma. Sinzi n'impamvu natwe tutabibona. Umuntu agatangira gushaka kwimenyereza gukora ibyaha gake gake. Kabona umudamu kera cyubaha Imana yarambaraga akikwiza, ariko ubwo atangiye guhembwa umushahara uri hejuru y'ibihumbi 800, nuko agahindura iduka yaguriragamo, nuko akabona kandi kaduka n'ubundi wa mugani gafite agakanzu kagera hano, akagenda kakipima, yajya kukambara akavuga ati ninkambara ngiye ku rusengero ndaba nkoze icyaha. Mwamwumvise ariko simbakira. Akakambara agiye muri anniversaire, nuko abisi rero bati wambaye neza, turabona wambaye neza. Nuko bikamuhesha uburenganzira mu mutima gutangira gukabakaba ibyaha, ati naka kandi ka move nasize ejo nzajya kukazana. Akatugira tubiri, batangira gutinyuka ibyaha gake gake, nuko bikaruha bikaba ikintu kinini mu mitima yabo. Kandi iyi ngingo ni ndende cyane, bihunza umwanya wo gusoma igitabo cy'Imana cyangwa ijambo ry'Imana. Kaba umuntu nta hantu agihurira n'ijambo ry'Imana, kandi wari umuzi ko ari mama kanaka, wamubona avuga ukabona aravuga nk'abantu basanzwe. Inama zituruka muri iki gitabo batangira kuzihunza. Bene abo baba bari mu cyanya cya Satani, kandi bibagirwa amagambo umugaragu w'Imana yatwandikiye ngo mube maso kandi mugenze mute? Mube maso kandi mugenze mute? Iyo umuntu atandukanye n'igitabo cy'Imana, aba yanga ko kimumurikira ngo kimwereke ko ibyo atangiye gukora ari bibi, agishyira ku ruhande, nuko agahumiriza agatangira kubaho. Ubwo iyo abigenje atyo, abavuye mu rugo rurerure rwubatse kandi rumuzitiye, abagiye hanze, ibirura, ibisambo, ibikoko, ibyonnyi byose biba bimwitegeye, abari mu kaga ko gupfa. Kandi ikintu gikuru
kizakwereka umuntu usubiye inyuma. Izindi ngingo nushaka uzibagirwe. Atangira kwihunza abantu b'Imana cyangwa abantu bayobotse Imana. Iratagisi bwirimo kanaka ntabwo ndi buyigendemo. Twagenda turirimbira twigisha amigisho nta giparu wasangamo. Niba muri mu muganda aho yasinyegerana na kanaka burase muravuga iki? Nibiri atangira kwihunza abantu bari mu nzira y'Imana cyangwa abantu aziho ko bafite mwuka w'Imana. Tangira kubagendera kure. Ingingo ya 5. Batangira gucogora. Ntakomeze gukora ibikwiriye nkuko nabibabwiye mu ngingo ya 3. Igitabo cy'Imana cyo babarataye kure. Kandi aho baganira iby'Imana hamurya mu matwi akumva adakeneye kuhagera. Reka mbabaze, ibi mvuga ntabwo ari imigani. Buriya umugabo winjiye umugore w'abandi, abantu babimuvugaho cyangwa bihwihwisa ari umuntu muzi, ari umukirisitu. Muyobozi yabacaho hariya hirya agahita bahamagara ati muraho mutamubonye. Yemwe aciye hariya muhagaze hariya muvuye muri repetition yarahoze aririmba muri korari, yahita gupepera ati muraho yemwe. Ahubwo arababona akihisha, akiretira ati reka barangize kariya kanama kabo. Kandi niba yajyaga hano hepfo ku bitaro asubiriye inzira izamukiye akazazenguruka, ariko ntabonane n'abantu b'Imana. Intambwe ya 5 igaragaza ko umuntu atagiye gusubira inyuma, yihunza bene se. Mu yandi magambo, atangira gushaka kubaho wenyine kuko abayizi ko imibereho yabo imuciraho iteka. Kandi ingingo ya 6, atangira kugenzura abantu b'Imana. Ati burya Eliya nawe tujyanye mu bukwe ateruye isahani ingana kuriya. Mbese atangira kugenda kureba aho utwaha duto ngo tumutere imbaraga zo kuvuga ngo apu niba kanaka nawe biriya bikora nta birenze. Niyo mvugo igezweho y'abajene, nta birenze, ni ibisanzwe. Ashaka kureba. Abasomye igitabo cy'umugenzi hari ahantu umuntu yageze ngo abona akanuma ngo karya ikinyenzi. Ikinyenzi murakizi? Inaha ntabwo bihaba niko bambwiye. Ikinyenzi murakizi? Akanyamanza se ko murakazi? Abakuru ngo nibo bakazi, nta muntu muri desert n'umwukazi. Ntabwo kibaga bagutunyamanza tuhari. Nuko ngo agiye kubona ngo abona akanyamanza karimo kararya ikinyenzi. Wakarebye yumva arakagaye mu mutima ati je narinzi ko kirira amasaka n'uburo, kirira utuntu twiza. Akanyamanza gatinyutse gute kurya ikinyenzi? Niko rero umuntu usubira inyuma atangira guciraho iteka akanyamanza, azi ko nyine gakwiriye kurya uburo, amasaka, utuntu nk'utwo. Iyo akabonye karya ikintu nk'icyo atangira kukibazaho. Niko n'umuntu usubira inyuma iyo abonye umuntu w'Imana ari utuntu atamukekeraga ko yakora, atangira kugenda komera mu mutima akavuga ati okay, niba nakana kakora biriya, ubuse nkanjye wa mugani ndakora ibirenzeho. Mwabyumvise yemwe? Abantu b'inyuma tukiri kumwe batashye. Ingingo ya 7. Kubera izo mpamvu rero ko batangiye kwihunza abantu b'Imana, ntabwo abaho wenyine, ahindura groupe agatangira kubana n'abisi. Mwabyumvise yemwe? Ahindura groupe agatangira kubana n'abisi. Nuko bagatangira kumukomeza mu byo yagiyemo, bakamuha karibu muri koperative nshyashya yagezemo. Maze afatanya n'abisi kugira ngo bamutere inkunga mu byo arimo. Kandi ingingo ya 8, kubera ko yahinduye groupe n'ibiganiro birahinduka. Niki yemwe? Niki?
niki? Ugasanga ni umuntu wakoraga ku byuma nk'uku, ahora ashaka uturirimbo tugezweho kugira ngo azatoza abantu b'Imana n'ibiki. Ako kanya ahita amenya agashaka ibindi biririmbo biriyo, kuko yamaze guhindura groupe, atangira kuganira iby'iki. Ugasanga umuntu ari mu mahana n'impaka za Man U na Man City, ku buryo wagira ngo niwe ubihagarariye inahangaha mu Rwanda. Ugasanga umuntu yahindutse undi muntu. Ibyo nubibona cyangwa nutangira kubyiyumvaho, umenye ko umwuka w'Imana atangiye kugutunga urutoki. Kandi ikibabaje, ibi bintu bishobora kukubaho mu myaka 8-10 ukiri hano mu itorero, utararekura ngo utahe. Niyo mpamvu ngiye gushaka amasomo birasoza. Ibi bintu bishobora kukubaho imyaka 5, 8, 9, 10 ari ukuteye uza gusenga, ariko muri wowe warateye umugongo inzira ijya mu ijuru, ahubwo ugamije usubiye mu Egiputa. Imana yagize kubwira Abisiraheli, muzabisanga muri Yeremiya. Ubwo Yeremiya ahoraga hanurira uriya mwami waba turamenye, uzayoboka umwami w'i Babuloni, uzayoboka umwami w'i Babuloni. Ageze igihe arababwira tumva rero, niba batera ntihazagira umuntu uhunga usubira hehe? Bantu basomye, ntihazagira umuntu uhunga asubira hehe? Kuki? Oya, ntihazagira umuntu uhunga ajya hehe? Mu Bisiraheli bari barabujijwe guhunga basubira mu Egiputa, byari bifite ubundi busobanuro. Muvandimwe, ahantu wavuye mu byaha, Imana iragusaba ngo uko wamera kose ntuzongere kuhagira ubuhungiro bwawe, kuko imbaraga yakoresheje igukurayo ziratangaje. Uramutse usubiyeyo, ntabwo indahiro y'Imana yavuze ngo ndi Uwiteka Imana yawe yagukuye mu gihugu cya Egiputa, ntabwo yabisohoye. Ntukagire izindi mana. Iragusaba ngo ntuzasubire mu Egiputa, kuko imbaraga, amaboko n'ubushobozi Imana yakoresheje ngo igukureyo uyimenye, ntiyifuza kusubira ahantu nk'aho ngaho. Nimusoma mu gitabo cya Yeremiya, yaranditse abwira Abisiraheli atumva, ntimuzasubireyo, nimuyoboke muhungire mu bindi bihugu, ariko mu Egiputa ntimuzagire abantu muhungirayo. Ibyo bintu muzabisoma. Kandi ingingo ya 9, wa muntu atangira gukinisha ibyaha bito ku mugaragaro. Halo? Atangira gukinisha ibyaha bito hehe? Ukajya kureba ukabona nk'aya masaha murangije amateraniro saa 8, saa 9, niba afite farumasi hano hepfo aragiye arafunguye. Ese mubizi ko ibintu bijyanye no gucuruza ibintu by'imiti hari icyaha? Siko bavuze bikatangira, kandi ubundi yarafungaga. Ukaba muje mu materaniro ukabona afasha akagare aragiye hepfo Musanze kugira utundi tuntu arangura, kubera ko ari imiti, ari farumasi, ari cyo kintu afite. Bese uwo muntu atangira gukinisha ibyaha bito bito, kandi uko abikora bigenda byica umutima, bikageza igihe umutima ugwikinya n'ibyaha binini akabikora nta rubanza rumucirwa. Muneza amatwi? Abinyuma banteza amatwi? Atangira ku byaha bito gake mu rwihisho, akajya habona, akabona abantu nta kintu bavuga, ahubwo yize kwambara neza, akagenda akora utuntu duto duto, akabona nta. Ibyo biratuma arangurizwa mu byaha by'inkoraruguma, kandi umutima umucira urubanza agasanga warasinziriye. Mutima umukomanga uti ibi ntabwo ari byo, kuko bimazemo igihe. Mwuka Wera areba imyanzuro yo mu mutima wawe. Iyo abona rero wasubiye inyuma, nta kimutangaza. Reka mbabaze, umuntu urwaye mu mutwe akaba afite ubwo burwayi, aje hano agatukana igitutsi icyo ari cyo cyose, hari ubwo byatangaza?
ariko aba hano bo baseka nabibonye. Abantu bo haba hangaha turi baseka. Nta gitangaje kubera ko niko ubundi nibyo akwiriye kuvuga, sibyo se? Sibyo? Ahubwo igitangaje n'ukubona nkanjye ari giye ukoze icyo kintu. Rero Mwuka Wera nta kintu kiba kimutangaza, we abareba uyu muntu yarasubiye inyuma kuva kera, igihe atangira kwihunza abantu b'Imana, igihe areka igitabo cy'Imana, igihe areka inama nzima, ubu aba yitezweho gukora icyakora. Reka mbabaze, bizwi neza muri sosiyete muntu ko umudamu uca umugabo w'inyuma abakoze icyaha. Nibyo cyangwa ntabwo ari byo? Nibyo cyangwa ntabwo ari byo? Ariko ni iyihe nama y'itorero yamuca itamufashe cyangwa atatwise? Irahari. Ibyo ni ibimenyetso karundu uvuga ngo ariko mumbesherera iki? Siko bimeze? Siko bimeze? Ariko mbabaze, buriya umugabo we ubizi neza ko ibyo bintu abibamo, uriya mugore yatwise biramutungura? Biramutungura. Ahubwo aravuga tumva hari harabuze ibihamya, ariko noneho nabo nabwiraga ntibanyumve, dore ibibaye. Siko bigenda? Niko na Mwuka Wera iyo uraho ngaho ugikomeza kureba ko bakureba kugira ngo ubone gukora ibitakwiriye, ubundabunda y'icyo kintu kibaye, ntabwo Mwuka Wera atangara, kuko igihe usubira inyuma Mwuka Wera yarahari kandi yarakurebaga. Murumva yemwe? Ahubwo wari waratinze kubera ubuntu bwe akwinginga ngo arebe kuzagaruka. Arebe kuzagenza gute? Uzagaruka. Ntambwe ya 10, iyo rero amaze kumenyera ibyaha, arerura akajya ku karubanda. Arerura akajya hehe? Arerura akajya hehe? Burya nubibona ujye uvuga ngo amaze imyaka magana inyuma abyirukankamo. Hari igihe Samusoni yigize gufata intara arayitatamura. Hari igihe Samusoni yigize kujya ahantu arimbura ibishyitsi. Harya yari yaraye hehe abasomye Bibiliya? Kundaya. Aragenda bakomye bati Samusoni abantu baragize ati sinirirwa nca mu marembo afata inkingi nk'uwashingura kakarabajugunya hanze arigenda batarako kiriya kintu giteruye biriya bintu twagikurikira. Ubundi afata za ngunzu 300. Samusoni umunsi anogorwa mw'amaso akavamo, si wo munsi yari yakoreyeho icyaha. Munteze amatwi yemwe? Munteze amatwi? Munteze amatwi? Mwuka w'Imana ararwaza akihangana. Nk'ino umunsi wo gutwara inda kugira ngo isi yose bibone, burya we aba yaravuze ati certificate arayifite. Naho umuntu arundukira akagwa. Negera ku musozo. Hosea igice Efurayimu yivanze n'andi moko. Efurayimu ni nk'umutsima udahinduwe ugashyira uruhande rumwe. Aba bantu bateje akaga. Izina ry'Imana ratukwa mu bapagani kubera aba bantu bateye batya. Nibyo? Nukuri ntabwo ndi mu mavugurura. Ntabwo ikigisho cyanjye kigomba gukora mu nguni zose. Oya. Ariko birababaje kuba tujya mu iguriro rimwe turi abadivantisi umunsi wa 7 bahagarariye amahame azwi asobanutse afite awatangirira naho arangirira, atari ikintu kigoranye. Tukagura ibintu bitandukanye, tukajya ku meza amwe aya abita meza, tukarya bitandukanye. Ntabwo ino bihaba muri abantu beza cyane. Tukajya mu kazi kamwe dukora, umwe akemera ibi undi ntiyemera ibi, bati uyu si umudive mwene wanyu.
Efurayimu defo ye nimwe, uruhande rumwe rugaragara nkaho ruhiye ariko urundi ruhande ntabwo rugenje rute. Bagutekeye iryandazi rigashya uruhande rumwe, urundi ntirugerweho n'umuriro. Inaha ndabizi muzi kurya umukati kandi wa wundi ungana gutya, ntabwo ari byo ra? Ndababeshyeye? Umukati ntabwo murya umugati, mwebwe murya umukati, sibyo? None uriya mukati uhiye uruhande rumwe, hari uburyo wakoresha ugakokora hejuru hasi ntuharye. Umukati abawurya urafata impande zose ugatapfuna ukarya ukamira, siko bigenda? None uyu mwizera ugaragara uruhande rumwe kwaza gusenga hahiye, ariko twagera hanze mu bikorwa kamera akaba mubisi, harya aribwa asomejwe iki? Yemwe, aribwa asomejwe iki? Defo ya Efurayimu nimwe, ameze nk'umugati uhiye uruhande rumwe urundi rudahiye. Si mubi, si mwiza, sinzi ukuntu akoze. Izina ry'Imana riratukwa hanze kubera nde? Uyu muntu. Nukomeza gusoma iki gice, Imana yavuga iti rero ntako ntamurwaje, nzamureka amahanga mutanyagure. Agenda kunywa inzoga, yaraziretse hakiriho pirimusi gusa. Noneho yajya kuzinywa akasanga azazi n'ibitaka yuki mukubita umwice murimbure, akazinywana ubusambo kuko arabara imyaka yahombye. Ubusinzi bwe butandukanye n'ubw'abandi basinzi. Mwamwumvise yemwe? Umunsi umwe ajya gusinda gusa ataha yakubiswe, kubera ko arimo ashaka kwishyura igihe yapfushije ubusa. Nsoza badusomeye isomo ry'umubare we. Perezida ndabona yabangamiwe, perezida wa korali yabangamiwe arenda gupfa, ariko saa sita ndacyayifite ntaho irajya. Ndebere ko nayirengeje. Dufite Abalewi 11:26 haranditse ngo inyamaswa yose yatuye inzara ariko ntigire imigeri igabanyije, ntiyuze, ni igihumanya kuri mwe, umuntu wese uzayikoraho azabahumanya. Nimusoma muri iki gice cyose cya 11 muzabona Imana iha Abisiraheli inyamaswa bakwiriye kurya. Yaratangiye ku murongo wa 3 iti inyamaswa muzarya nizi. Kuzatuye inzara zigomba kuba zinagenza zite? Zatuye inzara kandi kuzi, iyo ni inyamaswa nzima. Yatuye inzara ariko ntiyuze, nayo muzagiye muyirya, nibyo? Cyangwa si kuza ariko ntiyatura inzara, nayo mujye muyirya, nibyo? Uko niko biteye. Umuntu wese w'Umwisiraheli cyangwa w'Umwefurayimu watuye inzara nyamara ntiyuze, ni kizira ku Mana. Sorry, ntabwo ndimo nciteka, ariko umuntu wese watuye inzara ugira ibyo akora bimwe ibindi ntabikore, ni kizira ku Mana. Cyangwa se umuntu wuza nk'urukwavu rurarisha rukuza, ariko defo yarwo ntabwo rwatuye iki? Hari umuntu watuye inzara aho akandagiye neza wagira ngo niho ihene n'intama byakandagiye. Wamureba ukavuga uti hano hanyuze ihene cyangwa intama, ariko wasanga hwaryo ugasanga ni ingurube. Geze ahantu ingurube irya, batema ibyatsi bakavanga n'imitumba bakavanga n'ibyo kurya, irarya, ariko inka yagezamo amazuru igahagarara, inzara ikayica. Munteze amatwi ariko inka igeze muri uwo muvuri igashyiramo amazuru, isanga ibyo bintu bitaribwa, ikicwa n'inzara ikanamba, kuko yuza kandi ikaba yatuye iki? Yitekeza kurya ubugari, rero igasanga nta kuntu izabwuza. Sibyo yemwe?
inka itekereza ukuntu izarya ubugari kandi yuza igasanga ubugari butuzwa, inka igaceceka ikanamba. Ariko ingurube iti no, ikintu cyose mboga ni imboga, igakubita. Siko bigendera, iti mboga ni imboga, igakubiranya ikajyana. Umuntu w'Imana agomba kuba yatuye inzara kandi akabanuza. Imana y'amahoro, Imana ikiranuka, itanga gukiranuka ku bantu babishaka, igatanga inzira z'igisiyoni mu mitima y'abantu babishaka. Niyizi abantu duteranye twese uko tungana, niba nuza kandi nkaba natuye inzara, kandi niba utatuye inzara, niba utatuye inzara cyangwa ukabutuza, umva umuhanga amaso azabigukorera. Yeremiya 4:4 Uwiteka yabwiye Abisiraheli, tumva ndambiye gukebwa mukebwa, nimureke gukeba ibyo mwambariyeho, ahubwo mukebe ibikoba biri ku mitima yanyu. Icyamukabizanira Imana uyu munsi yabigukebera, mpampa ukabizanira Imana uyu munsi yabigukorera. Inshuti, kubutinze mu itorero, kumaze mu imyaka ntacyo bimara. Bazimana uti natuye inzara kandi nduza, ndi inyamaswa abantu bakoraho ntibabe bahumanye. Uzi uyu muntu kumushyira muri korari, mupanga uniform mukamara icyumweru mutarayigura, kwezi kugafata ukunda adahinduka adakebwe, mukayoberwa impamvu nimwe, nuko mwatuye inzara mukuza, ntabwo yuza. Yabishobora ate? Imyenda iracyagezweho, ibi bintu biracyagezweho, ntibikabatangaze. Inama nabagira, ntimukamukoreho, ntimukamukoreho. Bibiliya tubwiye ngo bene abo ntimukabakoreho, bazanduza imico yanyu, bazanduza ibico banyu. Imana yigiye kubwira, ntangiye kujya mu mwuka rero, reka ngarukire bugufi. Yigize kubwira Aroni na Mose, umva ndambiwe iteraniro ry'abera n'abatera, jya ku musozi, urwo rubanza ndaruca uyu munsi. Jya ku musozi, mpamagarira Abisiraheli ntiwivange, uyu munsi uru rubanza ndaruca, rw'abantu bera n'abatera urundekere. Maze hageze iravuga ngo abari ku ruhande rwa Musa mujye hariya, kandi uru ruhande rw'aba bantu mujye hariya, ndaje ncura urubanza. Maze Uwiteka aca urwo rubanza, mwarabisomye mu kubara, ubutaka bwarasamye burabamira, n'uyu munsi ntibarongera kubaho. Mwabyumvise? Mwabyumvise? Imana y'amahoro itweze kandi dutunganye. Mwayobotse iyi nzira nta muntu bahase. Ndarebamo abagabo, abasaza, abataje barezwe mu kihe gihugu? Ni hehe barezwe? None kubera iki ibi bintu byakuzanye ugakora costume ukazana abantu ugakinga inzu ntibigire mu mirima? Ibi bintu kwabigiye mukabijyamo bikarangira, cyangwa ukabireka ukigumira iyuba? Ibyo bintu finindi ruswa na sararoka. Nukuri icyakora hari Imana ihindura ibyananiranye, hari Imana ihindura ibyananiranye, hari Imana ihindura ibyananiranye. Uyisanze nka wa mugore, wayibwira uti maze imyaka 12 nta muganga utarangezeho, nta mubwiriza utarangezeho, ariko noneho ndambuye ukuboko ko kwizera, nkoze ku gishura cyawe nkiza mukiza. Nibyo uyu muntu umusanze, ariko defo mutegereje ko ibyo bintu bizaba mu iteraniro mukajyana. Hoya, siga umugabo ku buriri, ugenda ubwira Imana uti ingeso zanjye ndazizi, Mana mpindura. Haleluya. Siga umugabo mu buriri, genda ubwira Imana uti Mana mpindura, mpindura, nkwiyoberanyijeho igihe mpindura. Bambwiye kuhindura, Mana mpindura. Ndi umutsima uhiye uruhande rumwe, ubura n'urundi rushye, Mana mpindura. Nukuri amava asuku mu Uwiteka ntazayatererana. Haleluya. Urumuri rucumba ntazaruzimya, kandi amaboko atentebutse ntabwo izayarekura. Imana duhana umugisha mu izina rya Yesu. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi,
gukizwa kwa benshi. Matayo 24 umurongo wa 14.